Bismillahirrahmanirrahim. Bavandimwe bakunzi b'amateka y'intumwa z'Imana, reka mfate uyu mwanya mbasuhuze mbifuriza impuhwe n'imigisha bituruka kwa Nyagasani kubw'urukundo mumukunda mugakunda n'intumwa ze. Uyu munsi bavandimwe turasoza inkuru yacu, inkuru y'umugabo w'intumwa y'Imana Loti alayhi salam. Isi yacu yuzuye ubwangizi n'ubutinganyi n'ubusambanyi bw'indengakamere, ngo kandi twifuza kumenya amasomo y'ingenzi y'iyi nkuru y'ibihe byose, inkuru yabaye y'icyitegererezo, ariyo nkuru y'intumwa y'Imana Loti ndetse n'umugore we, tutibagiwe n'imijyi barimo Sodomu na Gomora. Uyu munsi rero mu gusoza iyi nkuru ya Loti turarebera hamwe ibyaha bikomeye, ingaruka zabyo n'ibihano Imana yategetse ko bizaba cyangwa se bizahabwa abakora ibi byaha ndengakamere. Bavandimwe rero bakunzi b'amateka, nimukomeze, ndabasaba ko mwakomeza kubana natwe muri iki kiganiro kugera ku musozo w'inkuru. Ni iby'ingenzi kubera ko turasobanukirwa neza, nk'uko twabonye amateka ya Loti uko byabaye ku babanje abatubanzirije. Tugiye kureba se muri iki gihe icyaha cy'ubusambanyi n'ubutinganyi bimaze gufata iyihe ntera. Ese nyuma y'uko abantu ba Sodomu na Gomora barimbuwe n'ubutinganyi, abazabakurikira ni ikihe gihano bazahabwa? Wowe rero tugiye kubana kugera ku musozo, urasobanukirwa neza ingaruka z'iki cyaha, ingaruka z'ibyaha ndengakamere, wenda byagufasha kubyirinda. Ugeze kuri YouTube channel bwa mbere rero, reka nguhe ikaze. Ndagusaba ko wakora subscribe ndetse ugakora no kunzogera kugira ngo buri ganiro nk'ibi by'amateka bijye bikugeraho. Namwe dusanganywe nimukore like, share na comment. Ari nako mwese mbaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Abu Badawa. Ikiganiro nk'ibisanzwe murakigezwaho n'umuvandimwe wanyu Masengesho Abubakar. Isi yacu muri iki gihe bavandimwe, dutangira inkuru yacu, ubwangizi bw'ubutinganyi muri iki gihe n'intera imaze gufata. Iyi si yacu muri iki gihe irimo ubwangizi bw'ubutinganyi. Nk'uko mubibona, abantu benshi bararushaho kwigana imico mibi, imico iteye isoni, imico y'umwanda, ariyo mico y'abantu bo mu bihe bya Loti alayhi salam bakoraga ibyaha nk'ibyo. Iyi si turimo aka kanya ni imico iri kwamamaza ubutinganyi, ni imico irimo ibyaha ndengakamere, ni imico abagabo bari kwihindura abagore, ni igihe abagore bari kwihindura abagabo, ni igihe abagore bari kubana n'abagabo, abagore bari gusezerana n'abandi bagore bagenzi babo, ni igihe abagabo batagishaka abagore ahubwo bari gushyingiranwa n'abagabo bagenzi babo. Birakaze bavandimwe. Abantu benshi rero bararushaho kwigana imico y'abantu bo mu bihe bya Loti alayhi salam, ariko barushaho gukora ibyaha nk'iby'abantu ba Loti. Abantu b'iki gihe kubera iki bari mu mwanda nk'uyu nguyu uteye ubwoba? Tudatinze rero reka dusome igitabo cya Bibiliya, Abaroma igice cya mbere uhereye ku murongo wa 20. Haravuga ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo ububasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Ngo kuko ibitaboneka byayo ari byo ububasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi,
bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima, ahubwo bahinduka abibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka. 24 ngo nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonone imibiri yabo. Kuba ibi byose byabaye kubera iki? Kutubaha Imana ngo bayubahirize, bituma ngo nicyo cyatumye Imana ibareka nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye. Mubona ko buri muntu wese icyo ashatse akora icyo ngicyo, ikijyanye n'irari rye arakora icyo ngicyo, nta mutimanama abantu bagigira, yewe nta n'amarangamutima maze ngo ababure bavuga ati iki kirazira cyangwa se iki ni kizira. Imana iti nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo yararikiye. Kubera iki? Kubera ko banze kubahiriza Imana, kubera ko banze Imana, kubera ko banze ukuri n'amategeko Imana bamanuriye. Bamaze kuyanga rero, Imana irabareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakora ibiteye isoni, bonone imibiri yabo. 25 ngo kuko baguraniye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwe iteka ryose. Ariyo ishimwe iteka ryose, amena. Ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona. Bamaze kwanga gushima Imana, bamaze kwigomeka ku Mana, ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Murabizi neza ko abagore nabo basigaye bari mu butinganyi cyane, umugore agatinga mugenzi we. Nk'ibyo bidahagije, abagore bari guhindura ibitsina byabo, imiterere y'imibiri yabo, bakihindura abagabo kandi bari abagore. Ngo nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Ngo kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bagashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni. Bamaze gukora ibyo rero, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biteye ubwoba bavandimwe, nyuma y'uko abagore bari gukoresha imibiri yabo binyuranye n'icyo yaremewe, n'abagabo bagakoresha imibiri yabo binyuranye n'ibyo yaremewe, ingaruka ni iyihe? Ya mbere, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. Niyo mpamvu mubona indwara nyinshi zitandukanye, indwara zidakira z'ibyorezo ziza umunsi ku wundi ziza zisimburana. Ni ukubera iki? Ni uko abantu banze Imana, none ntibashaka no gukoresha imibiri yabo uko yaremwe cyangwa bayikoreshe nk'uko Imana yabigennye, ahubwo bari kuyijyana mu butinganyi. Bituma Imana rero bituma Imana mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi zikwiranye no kuyoba. Indwara ngaho za hepatite zaraje, indwara zidakira, ngaho za stroke, ngaho izo za sida, indwara zitandukanye zitigeze zibaho, zose zaratugwiriye muri iki gihe. Kubera iki?
kubera ko abantu banze Imana bavandimwe, kubera ko abantu banze kuyoborwa na kamere y'Imana, kubera ko abantu bashaka kuba ibyigenge. Ibi rero abantu bari gukora muri iki gihe, Imana irabitwibutsa ko atari ababitangiye, ahubwo byabaye na mbere, aho tubisanga muri sura Al-Araf aya ya 80, aho Imana ivuga iti: وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. ngo unibuke yewe Muhammad, ubwo Loti yabwiraga abantu be ati, aya ni amagambo matagatifu Imana yahishuriraga umugaragu wayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imwibutsa inkuru y'umukurambere wabo ari we Loti. Ngo unibuke yewe Muhammad, ubwo Loti yabwiraga abantu be ati, ese murakora ibikozasoni bitigeze bikorwa na kimwe mu biremwa byabayeho mbere yanyu? Ati ye Muhammad, ibuka aya magambo uti, unibuke ubwo Loti yabwiraga abantu be ati, ese yemwe bantu banjye, murakora ibikozasoni bitigeze bikorwa na kimwe mu biremwa byabayeho mbere yanyu? إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ngo mu by'ukuri mwe murararikira, Loti arababwira ati, mu by'ukuri mwe murararikira gukorana imibonano n'abagabo bagenzi banyu musize abagore Imana baremeye, ahubwo muri abantu barengera amategeko y'Imana. Ati mu by'ukuri mwe murararikira gukorana imibonano n'abagabo bagenzi banyu musize abagore Imana baremeye, ati ahubwo mwe muri abantu barengera amategeko y'Imana. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. amaze kubaburira atyo, ngo nta kindi gisubizo abantu be ba Sodomu na Gomora bamuhaye uretse kuvuga bati, nimubirukane, nimwirukane Loti n'abamwemeye mu mudugudu wanyu, kuko mu by'ukuri ari abantu bigira abere. Ati nta kindi, amaze kubaburira Loti, nta kindi gisubizo bamuhaye abantu be uretse kuvuga bati, nimumeneshe Loti, mumwirukane hamwe n'abamwemeye mu midugudu yanyu, kuko mu by'ukuri ari abantu bigira abere. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ngo nuko Loti amaze kubaburira banze kumva, bashaka kuwumenesha, ngo nuko Imana iravuga ati, nuko Loti turamurokora we n'umuryango we. Loti tumurokorana n'umuryango we, usibye umugore we wabaye mu barimbuwe. Nk'uko twayibonye mu biganiro byatambutse, umugore wa Loti yararimbutse, umugabo we ararokoka. ngo nuko tumurokorana n'umuryango, usibye umugore we wabaye mu barimbuwe. None bavandimwe, ibyabaye kwa Loti birongeye biragarutse mu gihe cyacu. Igihano rero Imana ategetse, ibihano Imana ateganyirije abantu bazakura ubusambanyi cyangwa se n'ubutinganyi nk'uko byabaye ku gihe cya Loti. Loti alayhi salam yabwirizaga abantu be ko kubana, Loti yabwirizaga abantu be ko kubana mu buryo bw'ubutinganyi ari icyaha gikomeye, ari amahano, ari igikozasoni, ari umwanda. Nyuma yo kurimbuka kwa Sodomu na Gomora, Imana yaziririje burundu icyaha cy'ubutinganyi, nk'uko bishimangirwa n'imwe mu mirongo ya Bibiliya, twifashishije igitabo cy'Abalewi igice cya 20,
umurongo ugira wa 13 aravuga ngo kandi umugabo natinga undi, umugabo nakorera ubutinganyi mugenzi we, bombi bazaba bakoze ikizira ntibakabure kwicwa. Iki ni igihano Bibiliya itanga. Umugabo natinga nakorera ubutinganyi mugenzi we, bombi bazaba bakoze ikizira ntibakabure kwicwa. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. 15 ngo kandi umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa. Ngira ngo ibireze bavandimwe, musigaye mwumva ko abantu arifata rwose agafata itungo akarisambanya. Iki nacyo ni umwanda, ni igikozasoni. Niyo nawe Bibiliya yakigeneye igihano ati umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa, ni iryo tungo naryo kandi muzaryice. Ngo kandi umugore cyangwa umukobwa niyegera itungo ryose akaryamana naryo, nawe uzamwicane naryo. Urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Iyi ni Bibiliya, cyangwa se iki ni cyo gihano Bibiliya yashyiriyeho abazakora ubutinganyi. Twinjiye muri Korani rero, sura Al-Hijr aya 72, Imana iravuga iti لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ngo ndahiye ubuzima bwawe yewe muhanuzi, mu by'ukuri abantu ba Loti bari mu buyobe. Ngo ndahiye ubuzima bwa yewe muhanuzi, mu by'ukuri abantu ba Lut alayhi salam bari mu buyobe bwabo barindagira. Ati abantu ba Loti, Imana irarahira ati abantu ba Loti, ba Sodomu na Gomora bari mu buyobe bukomeye kandi bari indindagizi, kubera ko nta kindi bakoraga uretse ko barindagiraga gusa. فأخذتهم الصيحة مشرقين. ngo maze muko kurindagira kwabo bakora ubwangizi, maze urusaku rw'ibihano rubarimbura izuba rirashe. Mu gitondo cya kare kare kubera icyaha cyabo, umuriro umanuka mu ijuru w'amazuku urabatwika bose barashira. Umuriro uramanuka urabatwika bose uko bakabaye barashira, uretse Loti n'abantu be bake bamwemeye. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ngo maze urusaku rw'ibihano rubarimbura izuba rirashe. ngo nuko imijyi yabo Sodomu na Gomora turayubika maze tubanyagiza imvura y'amabuye acaniriye. Imijyi ya Sodomu na Gomora Imana iti twarayifashe turayubika tubanyagiza imvura y'amabuye acaniriye. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Imana iti mu by'ukuri muri ibyo harimo inyigisho ku bashishoza. Muri izo nkuru tubaburiye, muri izo nkuru tubabwiye, harimo inyigisho zikomeye, harimo ubutumwa buhambaye, ariko ntabwo ari ku bantu bose, ni kuri ba bandi bafite ubwenge, ba bandi batekereza, ba bandi bagifite ugushishoza. Bavandimwe rero, muri iyi nkuru twabonye ko kubana n'abemeramana bidahagije kugira ngo umuntu arokoke. Kubana n'abemeramana ntibihagije kugira ngo urokoke. Loti alayhi salam yari hafi y'abaturage ba Sodomu na Gomora, akabigisha kubahiriza amategeko y'Imana, ariko abantu b'i Sodomu na Gomora bakomeje kwishora mu byaha. Kwiyegereza abantu b'Imana ntibihagije, kubera ko twabonye ko umugore wa Loti yarimbutse kabone n'ubwo yabanaga n'intumwa y'Imana, ahubwo umuntu agomba gukurikiza amategeko y'Imana. Kugira ngo umuntu arokoke, si uko abana n'intungane, si uko aba mu miryango y'abakiranutsi, ahubwo kurokoka ni uko umuntu agomba gukurikiza, ni uko umuntu agomba no kumvira no gushyira mu bikorwa amategeko y'Imana Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala.
ariko abantu bo muri iki gihe banze ukuri, ahubwo biyeguriye imico mibi yakorwaga n'abantu bo mu bihe cyangwa mu gihe cya Lot alayhi salam. Ubu rero barashyigikiwe mu buryo buteye ubwoba bavandimwe, ngo ni uburenganzira bwabo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Icyaha cy'ubutinganyi cy'ubu kirenze kure abo ku gihe cya Loti, kubera ko ku gihe cya Loti abantu batinganaga bari abagabo gusa. None ubu ngubu mu bihugu bimwe na bimwe no mu mashuri abana barabyigishwa, noneho abagore nabo baratingana, ugasanga ibihugu bimwe na bimwe birabashyigikiye. Nk'aho ibyo bidahagije, namwe mu matorero arabashyingira, agashyingira abatinganyi rwose, ubukwe bugataha. Na nyuma yabyo ubu hari n'ababemerewe kujya bayobora amasengesho mu nsengero ari abatinganyi. Niyo tuvuga ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu by'ukuri twavuye ku Mana, kandi ku Mana no tuzasubira. Mana, turagusaba ko waturinda ubwangizi nk'ubu ngubu, bitwaje ijambo ngo uburenganzira bwa muntu. Ariko se bavandimwe, waba utagira kirazira? Birashoboka? Ntabwo dukwiye kuba tutagira kirazira. Hari amategeko n'imbago za Nyagasani ashyizeho, ibyo tugomba kubibungabunga, tukirinda kwegera izo mbago, kubera ko kurenga izo mbago ni bimwe mu bikorwa birakaza Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Nk'uko gushyigikirwa rero ubutinganyi bwarushijeho kwamamara, turabisanga mu gitabo cy'Abaroma igice cya mbere umurongo wa 28. Haravuga ngo kandi Imana iravuga ngo kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Banze kumenya Imana, bamaze kwanga kumenya Imana, ngo nicyo cyatumye Imana ibareka. Imana yarabajugunye. Kubera iki? Kuko banze kumenya Imana. Ariko bamenye Imana, ntabwo ibi byari kuba, ntabwo Imana ari kubata. Kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibidakwiriye. Buzuye gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira n'igomwa, buzuye n'ishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mubyimba no gusebaniriza mu byongorerano. Ibi byose ngira ngo mutuye murayibona abavandimwe. Igice cya 30 ngo n'abatukana, n'abanga Imana, n'abanyagasuzuguro, n'abirarira, n'abahimba ibibi, n'abatumvira ababyeyi, n'indakurwa ku izima, n'abava mu masezerano, n'abadakunda ababo n'intababarira. Ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa. Imana iracyabishimangira ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakora ubutinganyi n'ubusambanyi n'ubundi bwangizi bakwiriye gupfa, uretse kubikora ubwabo gusa, ahubwo bashima n'abandi bose babikora. Abandi muzabona hari n'ibihugu bishyirwaho iterabwoba ngo byemere ubutinganyi kugira ngo bihabwe inkunga. Uzabona amaleta amwe n'amwe ahirima kubera ko yanze kwemera ubutinganyi. Aba batinganyi nk'uko biri bivuze ngo uretse kubikora ubwabo gusa, ahubwo bashima n'abandi bose babikora. N'ababikora barahembwa. Hariho amakampeyini abyamamaza, ababyishoyemo bose bagahembwa. Aha rero niho bitereye ubwoba. Niba tudahagurutse bavandimwe ngo twamagane ibi bintu, ibihano bizatugwira, bigwira ababi ndetse n'abeza badasigaye. Isomo rikomeye ku bantu b'iki gihe. Abantu b'iki gihe bakwiye gukura mu mateka ya Lot alayhi salam. Inkuru ya Lot alayhi salam itwigisha ko kwirinda ibyaha bikomeye ari ngombwa, kandi ukuri kw'Imana ntigukwiye kwirengagizwa. Ubwangizi bw'ubutinganyi ni icyaha gikomeye, kandi igihano cyacyo kirahambaye ku Mana.
igihano cyacyo kirahambaye ku Mana bavandimwe. Nk'uko tubisanga muri sura Najimu aya ya 32, Imana iravuga iti: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Imana iravuga ngo babandi birinda ibyaha bikomeye n'ibikozasoni, uretse kuba bagwa mu byaha byoroshye cyangwa byoroheje, mu by'ukuri imbabazi za Nyagasani wawe ziragutse. Niwe ubazi neza kuva yabarema abakuye mu gitaka, n'igihe mwari insoro muri nyababyeyi z'ababyeyi banyu. Bityo ntimukigire abere, kuko Allah ari uzi neza abamugandukira. Ngo abandi birinda ibyaha. Bavandimwe rero, isomo ririmo hano nuko tugomba kwirinda ubwangizi, kubera ko Imana iravuga ngo nimwirinde ibyaha ndengakamere, ibyaha by'ubutinganyi, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'urukozasoni. Nimwirinde ibyaha byoreka ibyaha ndengakamere, hanyuma natwe tuzabababarira ibyaha byoroheje. Ariko nidukomeza gukora ibyaha ndengakamere, akaga kazatugwira n'ibihano by'Imana bizatuzira bidatinze bavandimwe. Mu gusoza rero, conclusion, ubu rero nk'uko twabibonye mu nkuru ya Loti alayhi salam, kwirinda ibyaha bikomeye, tugomba kwirinda ibyaha bikomeye, gukurikiza amategeko y'Imana no kumvira intumwa, nibyo bituma umuntu agira amahoro. Kwirinda ibyaha bikomeye, ibyaha bikuru ndengakamere, gukurikiza amategeko y'Imana no kumvira intumwa, nibyo bituma umuntu agira amahoro mu mutima, nibyo umuntu aba inshuti ya Nyagasani we, nibyo bituma umuntu Imana imwishimira. Ubwangizi bw'ubutinganyi ni icyaha gikomeye, kandi igihano cy'Imana kuri bo kirahambaye, nk'uko twabonye akaga n'amahano yagwiriye abantu b'i Sodomu na Gomora. Isi yacu ikomeje kwishora mu byaha nk'uko tubizi, ariko twese dufite amahirwe yo guhitamo inzira y'Imana. Twige rero gukurikira ukuri, twirinde imico y'ubwangizi, twirinde imico y'urukozasoni, kandi twige kuvuga ukuri nk'uko intumwa y'Imana Loti alayhi salam yabigenje. Bityo bavandimwe, duhaguruke twamagane ibyaha nk'ibi ngibi, twamagane ibyaha by'urukozasoni, ejo bitazatuzanira akaga kubera ko twe tutaburiye abantu. Dusatira umusozo rero, Imana Nyagasani yadusigiye ubusabe tugomba gusaba. Sura Al-Baqara aya 246, Imana iravuga iti: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah ntawe ategeka icyo adashoboye. Ahangaha Imana iraduha umuburo, iratubwira ko buri muntu wese
yahawe kuzuza inshingano zijyanye n'ubushobozi bwe. Allah ntawe ategeka icyo adashoboye. Allah ntawe ategeka icyo adashoboye. Umuntu azahemberwa ibyo yakoze. Bavandimwe, tuzirikana amagambo, umuntu wese azahemberwa ibyo yakoze kandi azanahanirwa ibyo yakoze. Ntawe uzahanirwa ibyo atakoze, nta n'uzahemberwa ibyo atakoze. Nyagasani, Nyagasani wacu, ntuzaduhore ibyo twibagiwe gukora cyangwa ibyo twakoze twibeshye. Nyagasani wacu, ntuzatwikoreze umutwaro nk'uko wikoreje abatubanjirije. Nyagasani wacu, ntuzatwikoreze ibyo tudashoboye. Mana, tubabarire, udukize ibyaha kandi utugirire impuhwe. Mana Nyagasani, niwe mugenga wacu, dutabare uduhe gutsinda iyi mico y'ubwangizi. Mana, dutabare udushyire kure y'ibi byaha by'urukozasoni bituzengurutse. Mana, dutabare uduhe kumva no kuyoborwa n'amategeko yawe wadushyiriyeho abereye ikiremwamuntu. Inshuti bavandimwe rero, bakunzi b'amateka, aha niho dusoreje urugendo rw'amateka y'intumwa y'Imana Lut alayhi salam. Reka ngushimire we tubanye ibice 7 bikubiyemo amateka n'ubuzima bw'abantu ba Loti, ba Sodomu na Gomora. Twabonye neza uko Loti yaburiye abantu be, twabonye uko banze kumva, tubona uko bamanuriye ibihano bikakaye bya Nyagasani. Turasaba Imana rero ko natwe yaturinda kugera ikirenge mu cy'abangaba, kubera ko iherezo ribi riri kubatinganye n'abakora ibyaha by'urukozasoni. Wewe rero twabanye muri iki kiganiro, reka ngusabire imigisha ku Mana. Nsaba Imana ko yaguha gutunga no gutunganirwa no kuba mu bagaragu bayo beza bumva bakumvira. Reka duhurire mu kiganiro cy'ubutaha. Niba wifuza ko hari ikindi kiganiro twakoraho twaganiro cy'amateka, byandike muri komenti. Wa akhiri dawana inna alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.